rero hari inzozi abantu benshi bamaze iminsi bambwira ngo nimbafashe mbasobanurire icyo zishatse kuba zasobanura, ariko uyu munsi ndaje ngo tubivugeho cyane. Izo nzozi rero nta zindi ni ukurota inyanja nini cyane. Hari ukuntu umuntu arota ari nko mu nyanja cyangwa se arimo yogamo, akoga abona bimworoheye bisa neza cyane, yumva amerewe neza cyane. Hakaba n'undi urota ari koga muri iyo nyanja ariko ukabona ko bitamworoheye, ubona ari gushaka kuba yarohama kandi ubona iyo nyanja irimo imiraba. Hakaba n'undi muntu nawe urota iyo nyanja ari kwirebesha amaso, nyine ahagaze hakurya yayo ari kwirebesha amaso gusa. Rero ibi ngibi byose urumva ko ari ibintu bigiye bitandukanye. Hari nk'umuntu bayifuza kumenya icyo bishatse kuba byasobanura. Ese warabirose? None se nimba warabirose byakugendekeye bite? Fasha unyandikire muri comment umbwire kuntu izo nzozi zakugendekeye. Nanjye ndaje musobanurira akantu ku kandi kugira ngo umenye neza cyane byinshi bigiye bitandukanye kuri ibi bivuze cyane, ndetse n'ibindi byose ntavuze. Uravanga usobanukiwe neza cyane izi nzozi zo kurota inyanja nini cyane, umenye icyo bishatse kuba byasobanura.